banywe itabi waretse tugigenda ariko shaho uziko neza kubwira nyoko yuko basaze Yesu mvanye hari yane nakubye mbane hari banza wumve iki se warigeze muri uno mudugudu ngomba kutanga nuso bakakufunga ni wawe ngaburira ninde utakugaburira ni wawe ngaburira sha ndakugaburira nyine turangaburira uyu muntu utamubona ni araje wanjye amanda azuriye se uzakugaburira ndakugaburiye ariko shaho ko barinda neza pe uyu munsi uzasubanye uyu munsi uzuvanye uzafite imbaraga zivuga gutya ni Sigaye kiyambizwa uburahuri mu maso ntago bandeba neza mbese baratunaye ntabwo ari wowe uvanye hariya none se ingegeri mamagaye ntago hamagara none se bambazaga ngomba kukubaza ikibazo cyo muri uno mudugudu simira usigaye warigeze ariko sha mbangubwira ntabwo mbukeneye ntabwo ni muzima mu mutwe ntaba muzima urabura utari muzima urabura ikintu uracyumva ibyo bintu ndi wabi